Bakunze umushinga TV turabasuhuje. Uyu munsi twabateguriye kubagezaho inkuru irambuye y'amateka ya M23 cyangwa M23 na AFC M23. Tukaba dushimira kandi tumenyesha ko iyi nkuru ishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'impuguke zitandukanye ku mateka n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitabo bitandukanye twifashishije igitabo cyanditswe na Gerard Prunier mu mwaka wa 2009 cyitwa Intambara ya Afurika, uruhare rwa Kongo n'amateka y'intambara z'akarere, kigaragaza imizi y'ibibazo by'akarere. Twifashishije kandi igitabo cya Jason Steams cyo mu 2012 cyitwa Kubyina mu cyubahiro cy'intambara, isenyuka rya Kongo n'intambara zikomeye za Afurika, gisobanura mu buryo bwimbitse uko intambara zagiye ziyongera imbere muri Kongo. Hari kandi n'inyandiko za Philip Reitens zo mu 2013 zisesengura imiyoborere n'imiterere ya politiki mu karere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi documentaire kandi ishingiye kuri raporo z'umuryango w'abibumbye, cyane cyane izitsinda ry'impuguke zikurikirana ibibazo bya Kongo kuva muri 2012 kugeza mu 2023. Hifashishije kandi raporo z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR zo mu 2023 zigaragaza uko ikibazo cy'impunzi gihagaze muri aka karere. Hari kandi raporo z'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch kuva mu 2013 kugeza mu 2023 zigaragaza uko ubuzima bw'abaturage bwagiye buhinduka mu bihe by'intambara. Twifashishije kandi inyandiko z'umuryango mpuzamahanga ushinzwe isesengura ry'ibibazo by'umutekano International Crisis Group zigaragaza imiterere y'intambara n'icyerekezo cyazo. Byongeye kandi ubushakashatsi bwakozwe na Jason Stearns na Christophe Vogel mu 2015 ku mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo bwadufashije gusobanukirwa neza imiterere y'imitwe irenga 200 ikorera muri aka karere. Ibi bitabo byose ndetse n'ibi byose tubabwiye bigaragaza ko hari inkuru zitandukanye kandi inkuru zishingiye ku bushakashatsi busobanutse kandi gafasha gusobanukirwa neza amateka n'icyerekezo by'akarere, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kuvuga ku mateka ya M23 na AFC M23. Ikaze. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari akarere gafite amateka maremare yuzuyemo ihindagurika n'imibereho y'abaturage, imiyoborere n'umutekano. Aka karere kandi kagizwe hanini n'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hakaba ari hamwe mu hantu hagaragaza ibibazo byinshi byagiye bisimburana mu bihe bitandukanye, ariko kandi ni ahantu hagaragaza ubushobozi bwo kongera kubaka amahoro n'iterambere rirambye. Amateka y'aka karere ashingiye ku mateka y'akarere kose ka Afurika, aho mu gihe cy'abakoloni imipaka y'ibihugu yashyizweho hashingiwe ku nyungu z'abakoloni, aho kudashingira mu mibereho n'imibanire y'abaturage. Mu mwaka w'1885 mu nama ya Berlin mu Budage, Afurika yagabanyijwe mu bice bitandukanye, imipaka igashingirwaho hatitawe ku mateka n'imibanire y'abaturage bari basanzwe babana. Ibi byatumye habaho abaturage basigara mu bihugu bitandukanye ariko bafite inkomoko imwe, ururimi rumwe n'umuco uhuje. Mu burasirazuba bwa Kongo hari abaturage benshi bavuga ikinyarwanda bamaze igihe kirekire batuye muri ako karere. Bamwe bakahavukira, abandi bakahakomoka ku miryango yahatuye mbere y'ishyirwaho ry'imipaka y'ubu. Mu bihe byagiye bikurikiraho, by'umwihariko nyuma y'ihindagurika rya politiki mu karere, hagaragaye ikibazo cy'imyumvire n'imiyoborere byagiye bigira ingaruka ku mibereho y'abo baturage, nk'uko igitabo cya Reitens kuri page ya 8 kibigaragaza. Mu myaka yakurikiyeho, bamwe mu batuye ako karere bagiye bagaragaza impungenge ku mutekano wabo no ku burenganzira bwabo, bavuga ko hari aho bumvaga batitabwaho nk'abandi baturage, ndetse ko hari n'ibihe byagiye bigaragaramo ibikorwa by'urugomo, ubwicanyi n'iyirukanwa ry'abaturage bamwe mu byabo. Ibi byatumye bamwe bahunga bajya mu bihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu Rwanda, aho hakomeje kwakira impunzi zaturutse muri ako karere nk'uko Human Rights Watch raporo yayo yo mu 2013 bigaragaza, ndetse na raporo y'impuguke za Loni yo mu 2012 bigaragaza. Bimwe mu byagiye bivugwa mu mateka y'aka karere nuko hari abaturage bagerageje gusubira mu byabo ariko bagahura n'imbogamizi zitandukanye zirimo ikibazo gikomeye cy'umutekano muke n'imiyoborere mibi. Ibi byatumye ikibazo cy'impunzi
gikomeza kuba kinini, aho umubare w'abahunze wageze ku bihumbi byinshi. Bamwe bavuga ko hari abasaga 80,000 bahungiye mu Rwanda n'ahandi, nk'uko raporo ya UNHCR ibigaragaza yo mu 2023. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibintu byaje kugeraho, tugomba kureba mu ntangiriro y'umutwe wa M23 tukabisobanukirwa neza. Mu mwaka wa 2012 umutwe wa M23 cyangwa M23 watangiye nk'itsinda ry'abasirikare batandukanye bari barigeze kwinjizwa mu ngabo za leta ya Kongo nyuma y'amasezerano ya 2009. Ayo masezerano yari agamije kugarura amahoro no guhuza ingabo, nk'uko iyi raporo ya STIN ya 2012 ibigaragaza. Abo basirikare bagaragaje ko hari ibyo bumvaga bitarubahirijwe, cyane cyane mu bijyanye n'uko amasezerano yashyizwe mu bikorwa. Ibi byatumye bafata icyemezo cyo kwitandukanya n'ingabo za leta, bashinga umutwe wa M23 cyangwa M23. Iyi raporo ya International Crisis Group ya 2012 kuri page yayo ya 4 ikaba igaragaza ko uyu mutwe icyo gihe aribwo washinzwe. M23 yatangiye igaragaza ko igamije kurengera abaturage, guteza imbere ubuyobozi butavangura no gushaka ko habaho imiyoborere iha agaciro abaturage bose hatitawe ku moko cyangwa inkomoko. Mu mvugo yayo yagaragazaga ko hari ibibazo byari byarakomeje kutakemuka bigatuma ubuzima bw'abaturage butagenda neza nk'uko byari bikwiye. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mutwe wagiye ugaragaza ko ushaka kugira uruhare mu guhindura imiterere y'imiyoborere mu gihugu, aho bavugaga ko hari igisirikare gusa, ahubwo ko hari ibibazo bigaragara, cyane cyane ikibazo cya politiki n'imiyoborere rusange itameze neza. Byaje kugaragarira cyane cyane mu gihe M23 yongeye kugaruka mu 2021 igaragaza ko ibibazo byari byaravuzwe ndetse byari byarateye kuvuka mbere bitakemutse. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo muri 2022 kuri page ya 4 irabigaragaza uko ibibazo byose byagiye bigaragazwa n'uyu mutwe wa M23 bitagiye bikemuka. Mu bihe bya vuba hagaragaye ihinduka rikomeye, aho M23 cyangwa M23 yaje kwihuza mu buryo bwagutse bwa politiki buzwe nka AFC M23, bisobanura Alliance Fleuve Congo. Ibi byerekanye icyerekezo gishya, aho umutwe utari ugamije ibikorwa bya gisirikare gusa, ahubwo ushaka no kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu no gutanga ibitekerezo by'impinduka mu rwego rwa politiki. AFC M23 igaragaza ko igamije kugarura ituze mu burasirazuba bwa Kongo no gushaka ibisubizo birambye ku kibazo cy'umutekano. Ivuga ko kandi muri aka karere hari imitwe yitwaje intwaro irenga 300 ikomeje guhungabanya ubuzima bw'abaturage, bigatuma habaho umutekano muke ndetse uhoraho. Ibi kandi byongera kugarukaho na Stan Vogel muri raporo ye y'ibihumbi 2015 ivuga ku mitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mvugo ya AFC M23 igaragaza ko igamije gufasha mu gushaka uburyo abaturage bagira ubuzima bwiza bagasubira mu byabo mu mutekano. Iyo usesenguye amateka n'imvugo y'uyu mutwe, usanga ushaka kugaragaza ko impinduka zirambye zishingiye ku miyoborere myiza, ku bumwe bw'abaturage no kubaka igihugu gishingiye ku buringanire, ubwuzuzanye, ubutabera no gukumira ivangura iryo ari ryo ryose. Mu byo AFC M23 igaragaza nk'ingenzi harimo guha abaturage bose uburenganzira bungana, kubaka inzego zikora neza no gushishikariza ibiganiro bya politike nk'inzira yo gukemura ibibazo by'igihe kirekire. Nubwo amateka y'aka karere yakomeje kugaragaza ibibazo byinshi byagiye bibaho, anagaragaza ko hari amahirwe yo kubaka ejo hazaza heza. Inkuru ya M23 na AFC M23 cyangwa M23 ishobora kurebwa nk'igice cy'uru rugendo, aho hari abagaragaza ko ari inzira yo gushaka impinduka mu miyoborere, mu gihe abandi bashimangira ko igisubizo kirambye kizaba mu biganiro biturutse mu kubaka amahoro, ubwubahane ndetse no gutuma abakora politiki bose muri Kongo bumvikana kuri iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza amateka y'aka karere,
twavuze ku burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko ibibazo by'umutekano n'imiyoborere bisaba ibisubizo byimbitse bishingiye ku kuri, ku bwubahane no gushaka inyungu rusange. Amateka kandi atwereka ko amahoro arambye yubakwa n'ubushake bwo kumva impande zose no gushyira imbere imibereho myiza y'abaturage bose bagamije gusenyera umugozi umwe no gutuma ibibazo bihari baturanye nabyo bikemuka mu buryo bwa burundu. Mama 23 yatangiye igaragaza ko igamije kurengera abaturage, guteza imbere ubuyobozi butavangura no gushaka ko habaho imiyoborere y'agaciro abaturage bose hatitaye ku moko, ivangura cyangwa se inkomoko iyo ari yo yose. Mu mvugo yayo yagaragazaga ko hari ibibazo byari byarakomeje kudakemuka bigatuma ubuzima bw'abaturage bugenda nabi, kandi bari bariyemeje gusenyera umugozi umwe mu gutuma ubuzima bw'abaturage bukomeza kugenda burushaho kuba bwiza. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mutwe wagiye kandi ugaragaza ko ushaka kugira uruhare mu guhindura imiterere n'imiyoborere mu gihugu, ukagaragaza ko ibibazo atari igisirikare gusa ahubwo ko ari ikibazo cya politiki n'imiyoborere rusange. Mu bihe bya vuba hagaragaye impinduka ikomeye aho M23 ifatanije na AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo biyemeje gushyiraho icyerekezo gishya, aho umutwe utagamije gusa ibikorwa bya gisirikare ahubwo ugamije gushaka kugira uruhare mu miyoborere myiza y'igihugu no gutanga ibitekerezo bigamije gutuma igihugu cya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irushaho kuba igihugu cyuje umutekano n'umudendezo w'abaturage. AFC M23 igaragaza ko igamije gutuma mu burasirazuba bwa Kongo habaho ibisubizo birambye ndetse ko habaho umutekano ushinze imizi. Ivuga ko muri aka karere hari imitwe myinshi cyane yitwaje intwaro irenga 300 nk'uko twabivuze ruguru, ikomeje guhungabanya ubuzima bw'abaturage bigatuma habaho umutekano muke uhoraho. Mu mvugo rero ya AFC M23 igaragaza ko igamije gufasha gushaka uburyo abaturage bagira ubuzima bwiza bagasubira mu byabo mu mutekano ndetse no mu mudendezo. Bakunze Umushinga TV, turabashimiye ntadushoreje iyi nkuru yacu cyangwa iyi documentary yacu. Utaha tuzabaganirira ku mateka atandukanye, ariko cyane cyane amateka y'akarere ndetse n'u Rwanda muri rusange, aho u Rwanda ruherereye, tugaragaza amateka y'u Rwanda rwo hambere, ibikorwa byagiye biranga igihugu muri rusange, uko imiyoborere yagiye ihinduka n'impinduka zagiye zigaragara za politike, ndetse tureba na Afurika muri rusange uko yagiye itera imbere ndetse n'amateka yayo, harimo ndetse n'ibijyanye n'umwaduko w'abazungu muri Afurika. Mukomeze mukurikire Umushinga TV, mukanda subscribe, mukora like na share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigende bibageraho umunsi ku munsi. Murakoze, turabashimiye, naho ubutaha.